yari umama wari wararushye mu buryo bwose bushoboka, kandi ubwo niyo nageraga mu rugo icyo namuhembaga zari inkoni yahoraga kubitwa buri munsi. aho nkubita mu mugongo mu mbavu zombi, iyo nkoni irambukiranya mbese mu bihaha neza. Nagiye kumva numva umwuka uraheze, manuka buke buke nikubita hasi, ndataka ngo ndapfuye. Nagiraga ibirego bya buri munsi emwe ku buryo no kuri burigade uhagiye utuvugana ya Gikondo ukubura amadese yanjye ya 2015 wayasangamo, kuko akenshi naranafungwaga nzira ibyo gukubita cyane cyane umufasha wanjye niwe wararushye. Mumbwire uriya mugore ko uyu munsi ndi bumwice. Mu muhanda abantu bagenda akenshi twafungaga imihanda, ibyo bintu byabayeho. Abazakurikira ubuhamya bwanjye bamugashyekero bazabyibuke. Abaranize abankubise hasi, afata intebe twagiraga mu nzu ayindunze hejuru, abona nta kintu mbaye, afata inkoni zari ziri mu nzu arazinkubita ziravunika zirashira, afata ibimamira arabinkubita birashira, afata imyuka arayinkubita irashira. Hari isafuriya y'imboga nari natetse arayifata yitsindagira mu mutwe no mu maso. None numva umwuka uraheze, kuko we yankubitaga kugira ngo umudamu wanjye ndasanga ari gusenga akupita imigeri. Abantu barambonaga bakagira n'ubwoba, nageraga mu rugo abana bakiruka. Nubwo byari bimeze gutyo, Yesu ashimwe, munyumve neza, nubwo byari bimeze gutyo ntabwo marayika w'Uwiteka yigeze andeka, ntabwo yigeze nk'amahwemo. Mu mutima wanjye hari mu ijwi ryo gutaka nifuza icyankiza. Igihe cyinshi rero ndyamye cyangwa se mu gitondo nicuye nakundaga kwitekerezaho. Imana yankora ibintu byinshi, ubuhamya bwanjye buri mu kindi gice cya kabiri niba ngombwa nzabutanga, ariko ndumva mbyifuza. N'abana banjye tunari kumwe bo barabizi ko nageraga mu rugo bakihinda bataratwica. Ni ukuri ubundi umudamu ushima Imana, ndi umugabo ushima Imana. Zasingiza urukundo rw'Imana yanjye ishimiye imbabazi ze. Haleluya, Yesu ashimwe. Nejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya mwiza w'ingenzi. Ni mu bushake bw'Imana ibiherwa icyubahiro. Rero maze iminsi mpatirwa na Mwuka w'Imana gutanga ubuhamya bw'ingenzi kandi bukomeye, nkaba mbifuriza rwose kubukurikirana uko bwakabaye. Nzi neza ko buzabafasha hamwe no gufashwa na Mwuka Wera. Imana ibihimbarizwe. Ni ubuhamya rero bujyanye n'imibereho y'umuntu muri iyi si, ishobora kuba mibi cyangwa se ikaba myiza. Muri ubwo buryo rero nkaba ndi umuntu umwe mu bantu bari bafite ubuhamya bubi ndetse cyane ku buryo bukabije. Gusa mbere yo kugira ngo tujye mbere, nitwa Munyaneza Ildefonsi, nkaba ntuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gikondo, ahantu bita mu Gashyekero. Ni ahantu hatuwe n'abantu benshi, ni naho hari nagiye nkorera ibintu byinshi ngiye kubabwira muri ubu buhamya. Ariko mbere yuko tujya mbere, reka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, umuremyi w'isi n'ijuru, tunejejwe no kuba tugiye kubana nawe muri ubu buhamya uherwa icyubahiro. Ntihaba ari njyewe, ahubwo wowe muri njye, kugira ngo uheshe icyubahiro, kugira ngo abantu bagiye kumva ubuhamya cyangwa se kubukurikirana mubakore ku mutima. Kandi nk'uko hari icyo wankozeho nabo, ababa bananijwe cyangwa se barembejwe n'ibyaha, Mwuka Wera abashe kugira icyo abakorera. Twese ukomeze kutwifashiriza mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Imana ishobora byose, Imana nyiribihe, Imana ikomeye, umuremyi w'isi n'ijuru, Imana yahozeho kandi
izahoraho. Mpamya ntashidikanya ko ibyo yakoraga kera n'ubu ibikora. Imana yagiye yihanga mu bantu bari babi ikaza kubahinduramo abeza. Ibihamya birahari, ibyanditswe birabitubwira. Bibiliya igenda idusobanura ndetse ikaduha abantu babaga bari babi kandi Imana ikaza kubahinduramo ibikoresho byayo. Birashoboka kandi n'ubu birashoboka mu izina rya Yesu. Muri ubwo buryo rero ngiye Munyaneza mubona kuri kamera mbere ya 2015 niho yenda natangirira. Nari umuntu mubi mu buryo bwose bushoboka. Ngira ngo iyi karitsiye ntuyemo yitwa Gashyekero baranzi mu buryo bwose bushoboka. Nari umuntu wibera mu kabari nkanywa nkageza mu gitondo. Nari umuntu w'umurwanyi mubi cyane. Ni ukuvuga ngo igihe cyose mu buzima bwanjye bwose hamwe n'ibikundi nabanaga nabyo twakoranaga amabi, korana tugenda amajoro, gukubita abantu, induru za buri munsi. Nari umuntu mubi nanjye ubwanjye kugeza igihe numva nirambiwe. Nawe iyo umuntu agezeho yumva yakwirambika kubera ibibabamo, nagezeho nanjye ubwanjye numva ndiyanze. Satani yankoresheje imirimo y'uburetwa mu buryo bwose bushoboka. Ndi umuntu wararaga ngenda byibura isaha nagomba kuryamiramo hafi yari nka saa 8 z'ijoro, saa 9. Umufasha wanjye we yarindushye iberaho, yararushye, yaragowe mu buryo bwose bushoboka. Ngira ngo hari nawe araza kwigaragaza muri ubuhamya, byanga bikunze agomba kubonekamo kugira ngo ibyo mbabwira mwumve ko ari ibintu bishoboka cyangwa atari ibintu nihimbiye. Amasaha ngiye hafi yabaga ari saa 8, saa 9 ndetse no kurara amajoro. Ubwo kandi induru yavugaga byanze bikunze umuryango wanjye warahungabanaga, avuga ati byanze bikunze uri Munyaneza. Kandi kwa kenshi yasangaga ari njye, ndetse akenshi basanga arahuriraje gutabara. Yari umama wari wararushye mu buryo bwose bushoboka, kandi ubwo niyo nageraga mu rugo icyo namuhebaga zari inkoni, yahoraga kubitwa buri munsi. Abayobozi b'ibanze banyoboraga bari bararushye, bahoraga mu bibazo byanjye bya buri munsi. Iyo atabaga ari umugore bahungiyeho, babaga ari umuntu runaka wagiye kubaregera, nagiraga ibirego bya buri munsi. Emwe ku buryo no kuri burigade uhagiye utuvugana ya Gikondo, ukubura amadese yanjye ya 2015 wayasangamo, kuko akenshi naranafungwaga nzira ibyo gukubita cyane cyane umufasha wanjye niwe wararushye. Ibyo rero mu businzi, mu busambanyi buteye ubwoba ariko mbese muri make nari naraboshywe. Ariko gusa kugira ngo ubuhamya bwanjye ni burebure, kugira ngo mbyihutishe ndagenda ndasa ku ntego, muzabyihanganira. Abazumva babikeneye burambuye, ngira ngo naza gutanga nomero yanjye mukazampamagara nkabwira uko byagenze. Ariko icyo ngenda nibuka gusa nuko nubwo byari bimeze gutyo, Yesu ashimwe, munyumve neza, nubwo byari bimeze gutyo ntabwo marayika w'Uwiteka yigeze andeka, ntabwo yigeze ampa amahwemo. Mu mutima wanjye hari harimo ijwi ryo gutaka nifuza icyankiza. Nagezeho nigaragura mu byaha bikanukira, nanjye ubwanjye bikanukira, kandi bwabaga ari ubuzima bwa buri munsi. Kubera ko mbere ho ya za 1996, mbere ya 1998, 94, 95, 96, 97, n'ubundi nigeze kuba nsenga. Nari nzi uburyo bwose bwo gusenga, nari nzi uburyo bwose, nari narabyigishijwe. Ariko nyuma maze kugira umujyi wa Kigali nza kubita, hanyuma ndidagadura koko. Satani angira imbohe ye. Ngira ngo abahe Gikondo ho baranzi, abantu bose baranzi mu buryo bwose bushoboka ibyo nakoraga. Ndibuka hari igihe igikundi twabaga tubana nacyo, twategekaga abagore kuduzanira ibiryo mu kabari, tugafata amasahani, kandi kubera kubashyiraho igitutu no kuba toteza,
baratinyaga iyo twavuga ngo turashaka mu twitabe, bazaga biruka bakatuzanira ibiryo mu kabari, ndetse akenshi tukarambarara mu muhanda. Ndabyibuka cyakora gusa hisagira neza mu muhanda abantu bagenda, akenshi twafungaga imihanda. Ibyo bintu byabayeho, abazakurikira ubuhamya bwanjye baha mu Gashyekero bazabyibuke. Hari igihe twatangiraga ariko ku isabato cyane cyane tugatangira abantu baturuka ku rusengero ruguru, abandi abaturuka hari inzira, hari twahajyaga mu mayira ane, mu mayira abiri cyangwa se mu mayira nko muri rompuwe. Dufite amva bya bintu biteye ubwoba ku buryo abantu batinyaga bakajya guca ahandi, ubundi tukarambika amasahani n'amafusheti tukarya. Mwumva aho byari bigeze. Abagore bacu babaga barebera hirya bavuga ati kuko ibi bintu nabaga ndi muri Gikunda kenshi kandi ninjye wari ukiyoboye. Kwiyenza ku bantu, kubakubita, kubatoteza, kubambura ibyabo, ninjye wari shefu w'ibyo bintu. Naje kugeraho rero ntabwo umwuka w'Imana yanyoroheye se nusubira wenda inyuma, ntabwo rwose Imana yigeze ndeka, ariko akavuza kunyibutsa ati ibintu ukora ntabwo ari byo. Igihe cyinshi rero ndyamye cyangwa se mu gitondo nicuye, ndakundaga kwitekerezaho, akomeza kwibaza amaherezo yanjye, akomeza kwibaza amaherezo y'ibyanjye, umva bindenze ubwenge. Ariko kenshi nigiraga kubwira Yesu, nkavuga ariko Yesu ko nzi neza ko umunyabushobozi urunyembaraga ntacyo wazankorera basi, ko nzi neza ko hari abantu wagiye hindura bari ibyihebe birenze nkanjye, ko nzi neza ibyo bintu nabikoze igihe kirekire hafi nk'imyaka 2, ariko narabuze igisubizo. Ariko nkomeza ijwi ryanjye, umutima wanjye nakomeje kunihiramo. Yesu ashimwe, ibyo mbabwira ni ukuri. Nakomeje kujya nihangavuga igihe kenshi, hari igihe najyaga no muri tuwarete ngaherayo, nkasengera, nkagenda nkapfukama muri tuwarete inuka, narataye umutwe meze nk'umusazi, nkapfukama muri wese nkabwira Yesu niko Yesu ubu nta kintu wankorera ngo ndengere basi, nkigendera nkisubira mu bibyanjye. Ariko iryo sengesho iyo ntari aho nabaga ndi mu kazi hose nageragaho nkarira, nkavuga niko Mana, hari naho nicaraga mu ishyamba nkarira niko wazandokoye, n'ubundi ngataha nkakomeza bya bindi nkabibamo ariko umutima niho niha. Ariko igihe kimwe ku buryo najyaga nifuza nkavuga nese nihe najya no gusengera basi, komeza gukurikirana amaradiyo hirya no hino, aho nkumva aho nakwerekeza. Natekereza nasengeraga mbere, natekereza muri ADEPR amadini, nkazenguruka nkasanga hose benshi tuba turi kumwe muri ko tubari, ndetse abenshi duhura muri ibyo bibi, nuko nkabona ntaho gusengera hahari, ariko nkomeza gusengera imbere umutima. Ndabyihutisha, ubuhamya bwanjye ni burebure, ariko mbyihutishije igihe cyaje kugera. Yesu ashimwe, igihe cyaje kugera Imana yumva gutaka kwanjye. Ndabijyanisha n'iri somo byo muri Mariko igice cya mbere guhera ku murongo 21. Titiri avuga ngo akize umuntu utewe na dayimoni. Yesu ashimwe. Mukurikira amagambo mwitonze. Bagera i Kaperinawumu, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abandi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni, arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura? Ndakuzi uri uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. 26. Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga, amuvamo. Bose baratangara, barabazanya bati, ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka. Mbega uburyo ategekana ubutwari, n'abadayimoni nabo baramwumvira. Uwo mwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose gihereranye n'i Galilaya. Yesu ashimwe. Nize amagambo akomeye asobanura iby'uyu mugabo, iby'uyu muntu waratewe na dayimoni. N'ubundi yari asanzwe yari umuntu muzima mbere, hari n'ubutumwa bwiza akaba yarigeze kubwumvaho. Ariko nasomye bavuga ngo kubwo kutirinda kwe ndetse no kwishimira komeza kwibera mu binezeza, byatumye imice mibi Satani amwigarurira.
ndetse ngo no kuza mu rusengero yari imigambi ya Satani yo kugira ngo hari bagerageze Yesu cyangwa se ariko amagambo yashimishije ngo uyu muntu nubwo mu kanwa ke hari harimo havamo amagambo y'ubudayimoni cyangwa se y'ubushitani, ariko ngo imbere mu mutima harimo gutaka. Haleluya, harimo gutaka. Yesu yitegereje uwo muntu n'ibyo arimo ngo ariko abona imbere ye harimo gutaka. Noneho rero ngo nubwo ngo gutaka kwe ngo kutaboneshwaga n'amaso, ngo kutumvishwaga n'amatwi y'abantu, ngo ariko kwarumvishijwe. Haleluya. Uyu muntu mu gutaka kwe ni abadayimoni bivugiye ngo duhureye wowe Yesu umwana w'Imana. Abadayimoni baramumenye kuko bari basobanukiye Yesu n'imbaraga ze zose bari babura. Noneho umuntu abadayimoni bamuvugiramo, ariko nubwo avugaga ibyo by'ubushitani by'ubugoryi, imbere hari n'ijwi ritaka. Yesu iryo niryo yakurikiranye. Ntashidikanya ko n'ubu hari abantu bameze gutyo. Mukomeze mutake, byanga bikunda. Byarangiye Yesu abwiye abadayimoni ati muhore ahubwo muturumbukemo. Bitangaza birakorwa, abantu bashimana kubw'icyo gitangazo. Nanjye rero mu buryo muri uko gutaka kwanjye Yesu yaje kunyumva. Haleluya. Yaranyumvaga hari hashize imyaka igera kuri 2. Hari nawe ushobora kwibaza uti ariko nkanjye kubera iki ndahereye kera ndira mboroga nkaba mbona nta gihinduka kuri nje? Komeza utake, byanga bikunze nta utakira ubusa uko byagenda kose. Igihe rero cyaje kugera mu byifuzo byanjye, uko nifuzaga, uko natekerezaga, nibyo nabagamo byose, igihe cyaje kugera nza gukubitana n'umucyo w'Imana. Uko byagendeye Pawulo mu nzira y'I Damasiko, akikubita hasi akaraba, nuko nanjye byangendekeye. Igihe kimwe naje gukomeza gukurikirana imbaraga y'umucyo y'ubutumwa bwiza, naje gukomeza gusobanukirwa ndetse n'itsinda ry'abanyamasengesho basenga by'ukuri, ku buryo ki naje gukurikirana indirimbo zankoraga ku mutima, nzitega amatwi ntuje. Naje gukurikirana ibyigisho by'abantu b'Imana b'abanyamasengesho, bitega amatwi binkora ku mutima. Ayo majwi akomeza kunyikaragamo. Ndibuka igihe kimwe mvuye ahantu bita Ziniya Kicukiro ndi gutaha mu buryo bw'akazi, ku manywa y'hangu saa moya za mu gitondo, abanyeshuri bajya ku ishuri, abantu bajya mu kazi, hari mu gitondo, nibwo nakubiswe n'imbaraga mu kabari. Sinamenye ukuntu byagenze, ariko byantangiriye nkiri mu isoko Ziniya. Mu byo nari ndimo numva mbaye nk'umuntu utazi, bicu mu maso, numva mbaye igihungetwa kubyona nakwitura hasi, imbaraga zirabura muri njye, nyoberwa ibyo ari byo. Nkomeza inzira yo gutaha, ariko ndibuka ndenguranyije kaburimbo izamuka ijya ku bitaro bya Gatenga. Hirenguranye kaburimbo, nafashwe n'imbaraga, mbabwiza ukuri itangaje, nk'umuntu w'umugabo ngana gutya mureba, naraturitse ndaboroga mu muhanda. Numvise ntazi ibintu binyikaragamo, indirimbo z'amazamuka, ibintu ukuntu mera nkuzubaye gato, ndiyumanganya biranga, shaka cyabaguzwe cyo mbaye ndaheba, ndikabakaba uko bingendekeye, nyoberwa ibyo ari byo. Ariko birangira hazamutse agahinda k'imbere umutima k'ibyaha byanjye, ndaturika mu muhanda saa moya za mu gitondo, ndarira, kwihanagura, ndihanagura biranga, shaka kwijya munsi y'umuhanda biranga. Nibutse cyakora numva muri nge haje n'ijwi rizamuka ngo saba Imana igufashiriza ahantu. Koko numvise muri nge mbwira Imana mbabarira, ne kugenda ndira ndi umuntu w'umugabo ngana gutyo mu muhanda, kuko byaragaragara n'abantu barabibonye. Amarira aramanuka, ikiniga kiraza, ibintu birangomerana. Cyakora nkomeza kwihangana, amarira aranturisha. Koko naje kugera mu rugo ndambararaho, nararambaraye. Ngira ngo uwo munsi hari kuwa mbere, mu kurambararaho niriwaho umunsi wose, nuko ndaryama. Abo twasangiraga ibibi baje kumenya amakuru yanjye ko
hari ukuntu bimeze ngo nsigaye nsenga ngira gute, ndetse bashaka kuza kungara no kuza bati ngo tujye kugura ngo tujye, hari ukuntu byagenze twabonye ahantu hari ibyiza, ariko umwuka w'Imana arampakana nambwe ati bihorere. Kumbe ubwo ni Satani wari watumweho, simbizi urwo rugendo ntaramenye, nta nubwo ni nakasobanukirwa ibyo ari byo. Ariko igihe cyaje kugera muri uwo mugoroba nararyamye buracya. Yesu ashimwe. Buriya reka mbabwize ukuri, imbaraga y'Imana yo ifite ukuntu ikora, ifite mu mbaraga zayo ifite ubushobozi. Ntabwo nari nzi bijya mbere, gusa numvaga gusa nturishijwe kandi mfite agenda k'imbere mu mutima k'ibyaha byanjye. Sinamenya yuko ari ukumvirwa kw'amasengesho yanjye. Ariko ndibuka rero igitangaza cyaje kuba mu ijoro rimwe, muri iryo joro ry'uwo munsi bwakiye mu gitondo saa 11. Ibintu ntazibagirwa amateka yanjye, ntajya nanibagirwa, ntazibagirwa rwose. Saa 11 za mu gitondo nkangutse, mpita nkangukana n'indirimbo ivuga ngo hariho icyo wakamwami nubwo mpora gucumuraho, unyejeshe amazi cyangwa umuriro, mpanagurwe hose mwami n'umuriro, niba ushaka nyir'ibyaha birimburwe. Mu gitabo cy'icyatsi kibisi iravuga ngo hariho icyo wakamwami nubwo mpora ngucumuraho, unyejeshe amazi cyangwa umuriro, mpanagurwe hose mwami n'umuriro, niba ushaka nyir'ibyaha birimburwe. Nuko nka saa 11 za mu gitondo nkangutse nakangukanye iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo naherukaga kwiririmba hari hareshize nk'imyaka 18, nibwo nongeye kuyibutswa. Marayika w'Uwiteka arangendera muri ubwo buryo. Guhera icyo gihe rero natangiye kumva rwose Marayika w'Uwiteka akomeje kunyigisha, ni birebire ariko akomeje kunyigisha, anyigisha kwiga ibyanditswe, anyigisha gusenga. Ibintu birahinduka, ikaritsiranya, abantu barahurura bibaza ibyabaye, bumvaga bitashoboka, bati Munyaneza nandika amateka, bati Munyaneza umva ni burebure, ubuhamya bwanjye ni burebure. Mudamu wanjye ashima Imana, yahoraga namuhozaga ku nkeke, inkoni za buri munsi. Ndibuka ni birebire, ariko reka mbanyure mu bintu numva byabaye nk'igitangaza. Ndibuka igihe kimwe umudamu wanjye yarabyaye, yari ku kiriri hari, yarabyaye abana 2 impanga b'abakobwa. Mabukwe aza kutuzanira igikoma, ariko ndibuka namuraje ku nkeke. Mabukwe narayimutuka, baramu banjye baraza ndabatuka, ndabandagaza mu muhanda, nta soni nagiraga, nari mfite abademoni bateye ubwoba. Gusa ndibuka rwose ikindi gihe mva umudamu wanjye ndasanga ari gusenga, akupita imigeri yikinze icyumba, kuko abantu babaga bavuga ati kiriya kigabo wazakiritse, kiriya kintu wazakiritse kuko ugica kabiki. Baramu banjye aribo basaza be bakavuga ati wazamuritse basi ukaza ko ntacyo watuburana. Kwa data bukomoka baramubwira ati wazaritse uriya mugabo rwose ko azakwica, kandi koko nari kuzamwica. Nabonaga kuko ni ibintu birenze, abo duturanye, abo twe duturanye cyangwa abanzi bo babizi neza kurenza uko ndi kubivuga. Byari ibintu birenze, koko nari uwo gutabarwa. Rero ubwo iyo ndirimbo nakangukanye nayo muri ubwo buryo, imbere igihumuriza. Mbese numva neza ihuye n'ibyari biri ku mutima wanjye, numva neza ihuye n'ibyo natekerezaga. Ibyifuzo byari ku mutima wanjye byo gukira, byo kwifuza gukira, byese bitangiraho. Kuva uwo munsi nahise ntangira urugendo rwo gusenga, kwiga ibyanditswe. Imana inyigisha ibintu byinshi, Imana yankora ibintu byinshi. Ubuhamya bwanjye buri mu kindi gice cya 2, niba ngombwa nzabutanga, ariko ndumva mbyifuza. N'abana banjye tunari kumwe, bo barabizi ko nageraga mu rugo bakihinda bataratwica. Nageraga mu rugo nkamenagura ibikoresho nkamenagura, umugore ahoraga agura buri munsi ibyo yatetse nkamenagura sinabirye.
nkarara ngenda umuhanda nari meze se hari umuntu naje kubona muri Bibiliya ngo wari ufite abademoni ndetse biberaga ngo ahantu mu isenga abademoni baramwuzuye abantu barambonaga bakajya n'ubwoba nageraga mu rugo abana bakiruka umugore akavuga ati aranyica none igiye umunsi simbizi ko biri bugende noneho icyakora icyo nshima Imana muri ibyo bibi byose nabagamo Imana bindi ndimo haleluya muri ibyo bibi byose nabagamo muri ubwo bukozi bw'ibi bwo kurangenda amajoro nta na leta yamfataga sinzi sinigeze ngwa no mu cyobo wenda ngo nkomereke no mu mirwano nabagamo ya buri munsi bahoraga bahurura abantu nakubise baga banca amande banca inzoga za buri munsi ngo narwanye abo nabaga natutse ibitutsi biteye ubwoba nahoraga imanza za buri munsi abayobozi bari bararushye ati imyanya no tuzamujugunye hehe ariko Imana yo muregezeho kabyara yaje kumva ijwi ryanjye yaje kumva gutaka kwanjye kugeza ubwo indokoye inkura muri uwo mworera uteye ubwoba ubu rwose ndashima Imana ndi umugabo ushima Imana ibyo byose ubanya buzakomeza bura igice cy'akabiri nzongera ngikurikizeho cyuko byaje kugenda kugeza na n'ubu gusa mu gusoza sinasoza ntavuze iki nzi neza ko hari abantu barushye nkuko nanjye nari ndushye nzi neza ko hari abantu bagowe nkuko nanjye nari ngowe nzi neza ko hari abantu bari mu byaha batabishaka Satani we ayobora abantu ku gitugu umwuka w'Imana arareshya agatwara abantu ku neza ariko Satani arakurubangana no mu biziba gakurubangana kugira ngo byanze kunza gushika icyasha cyangwa se arebe ko yakuvutsa ubuzima bwawe kugira ngo uzimirire muri ibyo ariko Yesu we suko akora ahubwo arareshya nzi neza nubwo mwamuri mu byaha hari ijwi ribagenderera ribabwira ngo ibyo murimo ni amakosa cyangwa murimo ni bibi ariko kubwo gukomeza gutaka no kwinginga cyane cyane mu rwego rw'amasengesho icyo naje kubona cyagiye kimfasha kuba mu rwego rw'amasengesho no gusenga byaje kunkomeza kandi nzi neza ko bizageza ku ntsinzi abarushye n'abaremerewe rero mukomeze mwifuze imbere mu mitima hanyu arabitegereza kabone nubwo waba uri mu byaha birenze kabone nubwo byaba bitukura tukutugu azabihindura umweru bisa na shelegi kabone nubwo waba uzi neza wiyumva muri ko bitashoboka kubwo gutaka Yesu wahari witegereza umuremyi w'isi n'ijuru umuremyi w'imitima yacu aba kwitegereza marayika ukurinda no muri ibyo bibi aba ari hafi yawe nkuko yandindaga ndakubwira ko ntabwo nigeze nanatsitara nta n'uwigeze no mu ndwano nta wigeze nkubitanga nkomeretse wenda njye kwa muganga kwipfukisha kandi nahoraga mu ndwano za buri munsi iyo nirenzaga iminsi yabaga ari mike yabaga ari 2 ariko igihe cyose nahoraga mu nduru mu rusako kubita kurwana kurana ngenda amajoro iki byari ibintu biteye ubwoba ariko ubu ndashima Imana kintu nakongeraho wenda mu by'ukuri hari abantu banzi kugeza iyi saha bite n'akazi nkora ka buri munsi nakoraga n'icyo gihe ka buri munsi hari abantu banzi mu bibi uwo naba narahemukiye naba narambuye uwo naba naragiye nabi uwo naba naratutse uwo twarakoranye amabi n'amahano yose akorwa muri iyi si ambabarire abo nabashije kugeraho nabagezeho ariko n'uwanyumva cyangwa akamenya akibuka yambabarira cyangwa se akazampamagara abasha kumubwira urugendo ndimo Imana ikomeze kutwifashiriza niba ngombwa nzongera ntange igice cya kabiri cy'ubuhamya bwanjye nacyo kandi nzi ko kizabanezeza abantu b'Imana mu nkurikirane cyangwa se mu dukurikirane ibyo Yesu yakoraga kera n'ubu aracyabikora hari abantu benshi yagiye akiza muzi neza n'aba impumyi yarahumuye impumyi n'ubarazihumuye ibimuga bitagiraga amaguru byagendaga byarahinaniranye ibyo byose yarakizaga bikongera bikagenda ibipfamatwi neza bikumva ibiragi bikagobodo kurimi bikavuga ibyo yakoraga iki gihe n'ubu aracyabikora ntasaza ntaba muzehe ahubwo ibyo yakoraga kera n'ubu aracyabikora ngira ngo mu gusoza kwanjye cyangwa se mu kanya n'umudamu wanjye aragira icyo ababwira ku buhamya kugira ngo mutagira ngo ni amakabya nkuru aragira icyo ababwira ngira ngo turi kumwe nawe abaganirize muri make urugendo rwe nawe uko byaje kugenda Imana ikomeze kutwifashiriza mu izina rya Yesu.
Yesu ashimwe. Nshimye Imana mw'aka kanya, nejejwe nuko ngiye gutanga ubuhamya. Hajya hirya gatoya ndi umudamu ushima Imana, ndi umudamu wa Munyaneza. Imana yagiriye neza, Imana yangiriye neza, Imana yaranduhuye narindushye. Imana hari ibyo yakoze mu bugingo bwanjye no ku mubiri, ndabibona nanjye mbibonesha amaso. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nabayeho imyaka myinshi ndi umugore warushye, ndi umugore wababaye, ndi umugore wababajwe, ndi umugore utagira ijambo mu rugo. Ariko akanya nk'aka nshimye Imana yuko yongeye kungirira neza, igatanga agakiza mu rugo. Ubu nkaba nshima Imana. Mu buhamya bwanjye rero ibyo naciyemo mwabyiyumviye. Nari umugore utotezwa, nari umugore ukubitwa cyane, nari umugore mbese ntago nari umugore mu rugo. N'umukozi agira agaciro, njye sinzi icyo narindi ho ku urwo rwego. Gusa Imana yo yarabirebaga ikabyitegereza, igakomeza kunyihanganisha. Ndibuka igihe kimwe najyaga njya mu cyumba ngasenga, nkabwira Imana, nkayitakira, nkayiririra, kuko nari nararushye cyane. Nari ntunzwe n'amarira, nkararira amarira, nkiririrwa amarira, kuko n'ibiryo sinabiryaga ngo bigende. Nari umuntu ubabaye cyane, mbese nari meze nabi cyane. Igihe kimwe rero najyaga mu cyumba nkasenga, nkabwira Imana, ntumva wa Mana we rwose pe, kuko napangaga kuba nafata ibintu ngo ngende, nkavuga nti rwose ibi noneho ndabirambiwe, ngiye gufata ibyanjye nigendere. Nkumva ijwi rirambwiye ngo ntuve mu urwo rugo. Ubwo rero ubwo buzima mbubamo imyaka myinshi cyane, mbubamo igihe kirekire. Ubwo nabaye mu ubwo buzima igihe kirekire, ba mu ubwo buzima igihe kirekire, nkakubitwa cyane. Gusa hari ibintu biba ku muntu, hakabaho ibindi umuntu atibagirwa. Ubwo hari inkoni najyaga nkubitwa, sinavuga ngo nakubiswe inshuro zinize, kuko mu myaka nka 12 twabanye nari ntunzwe no gukubitwa gusa. Ariko hari inkoni ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Ubwo umutware wanjye barambwiye bati araryamye aha hantu. Ndagenda njyayo, kuko nsanga ni hari mukurayo. Maze kumukurayo, ageze mu rugo nkaho yenda yakavuze ati mufasha wanjye nsanze aha naha mu bintu bitari byo, reka ntuze. Ahubwo yafashe inkoni, si inkoni, wari umuhini wegekwa mu rugo, aho nkubita mu mugongo, mu mbavu zombi. Iyo nkoni irambukiranya mbese mu bihaha neza. Nagiye kumva numva umwuka uraheze, manuka buke buke nikubita hasi, ndataka ngo ndapfuye. Arangije numva arambwiye ngiye abarupfe nkakujyana mu gatenga. Ibyo bintu nabanye nabyo. Ubwo ngubwo yansize aho ngaho ndyamye, ubundi ahita yigendera yisubirira ahantu namukuye. Buracya. Bumaze gucya ngiye kubona mbona mu gitondo araje. Ubwo rero iyo yakoraga ikintu, nasa nk'ukimubonaho, nasa nk'umubwira, nabona noneho bibaye bibi kurushaho. Ubwo bwarakeye none haje sinagira icyo mvuga, kuko naravugaga ngo nimvuga arongera agende. Mbaho mw'ubwo buzima, mbaho mw'ubwo buzima, mbaho mw'ubwo buzima ngowe, ariko nkasenga Imana. Jewe mu mibereho yanjye, mu miterere yanjye, nari wa mugore utazi gusakuza, ku buryo najya hanze ngo mbwire abadamu ngo nakubiswe bimereye gutya bimeze gutya. Oya, nahezaga mu mutima, ahubwo nkajya mu nzu ngakinga, nkajya mu cyumba. Inshuti yanjye nagiraga yari Yesu gusa, nabwiraga ibyanjye ni ukuri. Nkajya mu cyumba nkataka, nkarira, nkapfuna, nkagira gute, nkabwira Yesu. Ntumva Yesu rero nta wundi nzi, nta wundi inshuti yanjye, nta wundi namenye, ndagira ngo nkubwire ibyanjye. Mpora mbikubwira buri munsi. Iryo sengesho nkahora ndigira mu mutima wanjye, nkahora nihererana n'Imana gutyo. Ubwo buzima mbubamo. Noneho hari izindi nkoni nanone ntazibagirwa mu buzima. Hari ku manywa nko mu saa 8, nababwiye ngo umuntu akubitwa nyinshi, ariko hari inkoni zitazamva mu bitekerezo. Sinzi uko bizagenda, hari ibintu bibaho umuntu akabyibagirwa, ariko sinzi impamvu izo nkoni zanze kumva mu bitekerezo. Sinzi
ubwo hari saa 8 z'amanywa, ubwo numva umugabo yiriwe mu rugo, yiriwe anywa ibiyobyabwenge ibiki n'ibiki, numva ari antumaho abana ati mumbwire uriya mugore ko uyu munsi ndi bumwice. Nge nkagira ngo yenda ni ibintu bya brage, ni ibintu se ntaranyisha twapfuye iki. Ubwo ndagenda ndataha ngira ngo yenda na makabya y'abantu ni iki. Ubwo naragiye ninjira mu nzu, nsanga umugabo ijisho ryahindutse, nsanga ryatukuye, nsanga ameze nk'inshira, nsanga ameze mbese yasaga nk'umudayimoni. Abaransingiriye, abaranize, abankubise hasi, afata intebe twagiraga mu nzu ayindunze hejuru, abona nta kintu mbaye, afata inkoni zari ziri mu nzu arazinkubita ziravunika zirashira, afata ibimamira arabinkubita birashira, afata imyuka arayinkubita irashira, hari isafuriya y'imboga nari natetse arayifata yitsindagira mu mutwe no mu maso. None numva umwuka uraheze, kuko we yankubitaga kugira ngo mpfe, ntabwo yankubitaga nk'umuntu mpana, ahubwo yakubitaga kugira ngo mve mu mubiri. Gusa Imana yakomeje kundinda mu izo nkoni zose, nakomeje kubana n'Imana rwose. Ubwo ngubwo abonye umwuka ntagihumeka, ntagitaka, ntakigira gute, aravuga ati umugore ndamurangije. Abansize mu nzu, afashe ingufuri arafunze, abagiye kwa murumuna wanjye amujugunyira imfunguzo, aramubwira ati genda ukingurire mukuru wawe ndamurangije ndamwishe. Ubwo nagiye kubona mbona murumuna wanjye araje, amuhamagaye, yumva nditabye, nsanga abantu hanze inteko yaremye ibiki n'imiki. Ubwo gusa yageze hejuru aravuga ati se n'ubundi ko mwishe nkaba mutaye mu nzu, ati nanjye reka manuke rwose kumwica, bwo namwishe ati reka manuke ubuyobozi bunjyane kumfunga, nta kundi ndarikoze. Ubwo buzima nakomeje kubana nabwo, mbana n'imiryango, noneho imiryango iranyanga burundu, basaza banjye baranyanga, kwa mama na papa baranyanga, kubera yuko bambwiraga ngo mve mu urwo rugo, nkavuga nti sinshobora kuzaruvamo. Nuko baravuga bati nta kindi kintu uzakura kwa Munyaneza uretse kuzaza kugukuramo wapfuye, nta kindi kintu uzakura kwa Munyaneza uretse kuzakwica. Gusa ibyo byose simbyumve, ibyo byose simbyiteho, kuko ngewe hari uwo twavuganaga nawe kandi namugisha inama, nkavuga nti noneho ndarambiwe, ndigendeye, nkumva ijwi rimbwiye ngo ntuzave mu urwo rugo nzakugirira neza. Nk'ukuri rero nicaye ahangaha ndi gushima Imana. Ubu ndi umugore ushima Imana. Noneho ubundi nari narahinamiranye, narakobanye, nari umuntu utagira isura, bitewe n'ibibazo, bitewe n'inkoni, bitewe n'iki, mu maso ndi inkovu gusa. Ariko nukuri Yesu agira neza, aromora, arasiga. Nukuri nshimye Imana mwaka kanya, nshimye Imana, Imana yangiriye neza. Nukuri ubu ndi umudamu ushima Imana. Ndi umudamu mfitanye nabyaye abana 6, ariko nyuma gatoya naje guhabwa abandi 4, ndera abana 10, ariko mbarira nishimye. Ubwo n'ubundi buhamya buzaza bw'ibyakurikiyeho mu gukizwa k'umutware, n'ubundi buhamya, ariko bwose nubwo bimeze gutyo, nubwo turi mu ubwo buzima, ndi umudamu ushima Imana. Ubwo rero hari abadamu baba bananijwe n'ibibazo, hari abadamu baba barembejwe n'ingo z'iki gihe. Dore n'ukuri Satani yahagurukiye ingo, Satani yibasiye ingo cyane. N'ukuri umubi yamanukiye ingo mw'iki gihe, ariko hari utuba hafi, hari umugabo uruta abandi bagabo, hari papa tubwira ibibazo byacu akabyumva. N'ukuri nashishikariza abadamu bananijwe n'ingo, abadamu bananijwe n'ibibazo, abadamu bumva basenga ntibicemo, n'ukuri nibakomeze ku mavi, kandi Imana yiteguye kubagirira neza. Ubwo rero n'ukuri ubuhamya bwacu ni burebure, ubuhamya bw'ibyo Yesu yakoze ni birebire. Hari ikindi gice nibiba ngombwa tuzagicishaho, ariko ubwo bwari ubuzima twabayemo mbere. N'ukuri twabaye mu buzima bugoye, ariko ubuzima turimo ubu ngubu bwatwibagije ubuzima twabayemo butubabaje, kuko ubu ngubu Yesu yaduhaye amahoro yo mu mutima. Icyambere no kwiyumva amahoro yo mu mutima mw'ubu buzima, mw'uru rugendo twabonye amahoro yo mu mutima. Imana yagize neza, Imana yarakoze, yaduhaye. Ubu nitwa umudamu mu rugo, ntari umudamu. Ubu mu myaka 10-20 maranye n'umugabo wanjye, navuga ko mu myaka 5
mu myaka 6 aribwo niswe umudamu mu rugo, aribwo niswe umugore mu rugo, aribwo niswe mama w'abana, aribwo mpawe agaciro numva mfite ijambo. Ni ukuri rero nta handi byavuye, nta handi uretse gusenga Imana ikadutabara. Ukuri njye nakugiriyemo umugisha, nakugiriyemo amahoro. Ni ukuri njyewe najyaga nsenga Imana nkumva ntinyumva, nkumva mbese ngasenga nkumva ntibicamo, ariko ni ukuri Imana yatweretse inzira yo gukiriramo, ariyo nabarangira. Ukuri kugahindura umutima, kugahindura imibereho, kugahindura ibyanze guhinduka bigahinduka. Ni ukuri ibyo ni ubuhamya bwambayeho bw'ibyambayeho, kandi rwose Imana ikomeze kutugirira neza, Imana ikomeze kutwungura ubwenge, kandi Imana ikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe bidahwema kutubonekaho. Izina ryawe nirihimbazwe. Akanya nk'aka rero ubwoko bwawe turagushimye. Ni ukuri warakoze, wagize neza. Twari turi kuvuga imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Ni ukuri akanya nk'aka, ni ukuri tugushimiye ibyo wakoze, kandi tugushimiye n'ibiri imbere uzakomeza gukora. Izina ryawe nirihimbazwe. Narindi kutambutsa ubuhamya bw'ibyambayeho. Ni ukuri ndakwinginze ngo ubuhamya ntambukije nahusabye, kandi nakwinginze ngo nkubere mikoro we wirangurure. Ndakwinginze ngo abazabwumva bose, ni ukuri Data bazabone yuko uri Imana igira neza, uri Imana umuntu ahamagara ikitaba. Ni ukuri Data, abari baruhijwe n'ibibazo nk'ibyo nari ndimo, abari bagowe n'ubuzima nk'ubwo nari ndimo, ndabingingiye cyane kugira ngo nibumva ubuhamya bwanjye bazavuge ngo burya koko hari Imana ikora imirimo kandi ikabigaragaza. Izina rye rizakomeze guhabwa icyubahiro. Ni ukuri Data rero urakoze mwaya masaha, turagushimye. Ni ukuri turaguhimbaje, turakwinginze cyane ngo ukomeze udufatishe ukuri watumenyesheje. Turakwinginze cyane ngo ubuhamya bwawe tuba turi gutambutsa, turakwinginze ngo ntibuzaherukwe n'ubuhamya bubi, ahubwo Data tuzabutange no mu ijuru. Tuvuge imirimo n'ibitangazo ukomeje kudukorera. Izina rye rihabwa icyubahiro. Bana natwe muri byose rero, komeza ko twigaragariza, komeza kubana natwe, tubyatse twizeye. Izina ry'ubucunguzi wacu Yesu. Amen. Urakoze Data mwiza, urakoze Nyagora ku ngoma, urakoze Gitere cy'amahanga. Izina ryawe ry'icyubahiro. Amen. Abana bawe turi imbere y'iyi kamera dushima Imana kuko urukundo rwawe, kuko kugira neza kwawe, kuko kumva gutaka kwacu ubwo twe turemerejwe, ubwo twe tubohewe mu mitego ya Satani, ubwo yaradukanyaze ndetse atwifuza kutugira iminyago, ariko Yesu warahabaye uhimbarizwe. Nuko umwami ishobora byose, nukuri ubuhamya bw'ibyatubayeho, reka abasha kubwumva ndetse abasha kubutegera amatwi, abananijwe, abababajwe nk'uko natwe tumeze, ubahe kuruhukira muri wowe. Reka bamenye ko uri Imana ishobora byose kandi wongera ukarema bundi bushya. Reka bamenye yuko ibyananiranye mu mitima yabo bishoboka rwose kuriduka, kubwo kwitwaza iri jambo, ko kumenya ukuri ko mu ijambo ryawe, ko kumenya ndetse no gusenga no gupfukama cyane no gukomeza gutaka nk'uko twamaze kubyumva. N'abate n'abadayimoni imbere harimo gutaka kubw'ijambo bari barigeze kumenya, iyo bukomeje gatabaza urabatabara. Reka n'ukuri nk'uko watugire neza, ugire neza n'ababoshywe n'abarembejwe n'ibyaha byabo. Izina ryawe ry'icyubahiro. Urakoze mwami ishobora byose kuko wemeye ko dutambutsa ubuhamya. Reka n'ukuri natwe buduhitane, reka twe kubutanga gusa, ahubwo n'ukuri tuzagaragare no mu bwami bwawe. Izina ryawe ry'icyubahiro. Komeze kutwifashisha twese mu izina rya Yesu. Amen.